Mugango Rwanda Biomedical Center. Rwanda Biomedical Center. Rusenda navuze ngo Rwanda Biomedical Center. Rwanda Biomedical Center. Center oya ni center. Ni RBC. Yes. Rogena Tanzania. Hashize igihe kingana iki? Imyaka ni myinshi. Hashize imyaka myinshi. Nibura waduha ubuhamya niyo haba ari akantu gato cyane watubwira ngo byemeze gute, wasabwe iki, wowe ubwawe wakoresheje iki icyo ari cyose kugira ngo ushobore gufashisha amaraso? Nta kintu nakoresheje, hari mu mwaka w'1984 Maguruka ahantu bita Kayonza yerekeza i Rwamagana. Amaraso nayatanze ku bushake. Ni naho navuye menya groupe sanga yanjye ifite O positive. Ni ukuvuga ngo O positive ihandi ifasha nde bose? O positive ndibaza ifasha buri muntu wese bose ndabahereza. Nitwa Niyomutima Chantal. Niyomutima Chantal, ufite uko umutima wo gufasha? Nshaka gutanga amaraso nkafasha bagenzi banjye. Mama mumera amashyi menshi cyane. Amashyi Gapapu, twibutse abantu bameze nkawe bari ku cyumweru ku itariki 11. Ese mama, ibyo twavuze ibisaba kugira ngo ushobore kuba wakwiriye gutanga amaraso, wamusubirira bakajya gusubiza kimwe? Waba ubyujuje? Ndabyujuje. Twavuze nk'iki? Ubusambanyi. Ntabwo byakugize imbata yabyo? Ntabwo wabaye imbata yabyo? Oya. Ufite ibiro byemewe? Ndabifite. Biri hejuru 78. Ni ukuvuga ngo afite ibiro byemewe biri hejuru ya 50. Okay, amashyi menshi cyane. Umeze mute? Amahoro. Tugiye kuririmbana rero, sibyo? kugira ngo umuntu atange amaraso byasubiwemo kenshi, ariko noneho tugiye ku bantu bakuru. Mbese mwa bantu mwe muteraniye ahangaha, mutekereza ko umurwayi ukenera amaraso kwa muganga ari nde cyane? Nta muntu wabisubiza ahangaha uwo ari we wese. Mwarisobanukiwe mu kanya, hari abantu bari baje kumbaza niba turi muri gahunda yo gupima. Ntabwo turi muri gahunda yo gupima, turi muri gahunda yo gukangurira abantu bazima kandi babagira neza, biyemeje kuba intwari, biyemeje kugira neza batanga amaraso ahabwa abarwayi, kuzajya bayatanga byibuze buri mezi 3. Ku cyumweru ku itariki ya 11 tuzahurira hariya ku kiliziya kuri santrale ya Gahanga. Muzaze muri benshi rero nkuko mwabyiyemeje uyu munsi. Nizeye ko mutazandagira, sibyo? Reka mbareke rero turongera mu kanya. Usamubwira zaze
Jean Bernard Bernard ndakumva Bernard ni wowe niwe wibuka n'irya ari watanze amaraso natangiye muri 2002 maze kuyatanga inshuro 16 zamura amashyi menshi y'amaseni urumva inshuro 16 imbaga y'abantu abaze gufasha y'amaseni kugira ngo utange amaraso bagupimye ibiro barabipimye basanze uri hejuru bingahe ibiro 60 iyo nazamutse na 62 rero ukuvuga ngo ari uri hejuru y'ibiro bingahe hejuru ya 50 ubwo no kuvuga ngo nubwo niyo bafatiye ku maraso menshi icyo ari cyo cyose ndayatanga uratanga rero niyumvisemo ko ngomba kuba amaraso yanjye yagira akamaro agatabara umuntu wari ugiye kwitaba Imana yego abajyana nanjye bashyira amaboko hejuru gutya yes murakoze cyane ikindi kandi bababwiye ibigenderwaho kugira ngo umuntu atange amaraso ushobora kuba utabyujuje ariko icyo wakora ni ugukora ubukangurambaga sibyo ushobora kuba umwana muto udafite imyaka yo gutanga amaraso ariko ugakangurira abakuru bawe kuyatanga sibyo cyangwa se wararengeje imyaka yo kuyatanga ugakangurira abana bawe uramutse uri umubyeyi cyangwa se abandi siko bimeze murabinyemereye merci beaucoup nitwa Alexia Mukamazimpaka ariko mwebwe kubera ko mwemeye ko ndi meri wanyu ntabwo muri bubisubiremo sibyo none se abana bavuga ba meri mu izina ariko bari abantu bakuru bo barabyemerewe niyo mpamvu ndibabwiye nkorera mu kigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso aho nshinzwe ubukangurambaga muri icyo gikorwa icy'ibanze ndashimira cyane abantu b'iburasirazuba mu karere ka Kirehe basanzwe batanga amaraso harimo abasanzwe batangira amaraso hano i Nyakarambi barahari abatanga amaraso ngo tugire dutya bariya abantu basanzwe batanga amaraso mwabahaye amashyira ko ndeba ari bake cyane mu bantu benshi bari hano nubwo ari bake cyane babonetse uyu munsi hari abantu benshi sanzwe nzi ko batangira amaraso hano i Nyakarambi hari abandi bayatangira i Nyamugari hari abandi bayatangira i Gahara hari abandi bayatangira i Gashongora n'ahandi hirya no hino muturanye siko bimeze abo bantu bose umuntu iyo atanze amaraso ari umwe ashobora kubyutsa umurwayi umwe abarwayi babiri cyangwa batatu icyarimwe ku gitanda cy'ibitaro wari kuza muri ruhande wari kuza mpora hafi ariko ntibyashoboka kuza gutya Mami yo, I miss you. Mami yo, I need you. Ubi bintu n'amahoro ugenda umubwire ubi bintu n'amahoro gashaka zaze wicurara kumurumye ivura nayirarira twese tugenda gutya twese
uzamubwire ko tuvuze ngo gutanga amaraso murasubiza ngo ni ugutanga ubuzima sibyo? Iyo tuvuze ngo gutanga amaraso mwese icyarimwe muhita muvuga ngo ni ugutanga ubuzima, siko bimeze? Marie Clarisse maze gutanga amaraso inshuro zigera mu 9. natangiye kuyatanga nkiri umunyeshuri, hanyuma naho mariye kujya mu bundi buzima busanzwe ndakomeza. Gutanga amaraso mu gutanga ubuzima. Kugeza aka kanya mama ni ryari uri gutanga amaraso? Ni mu kwezi gushize ku itariki 4 z'ukwezi gushize twatangiye hano Birambo. Zamura amashyi menshi mama wacu. Umaze gutanga amaraso inshuro 9 mu muryango wawe cyangwa mu nshuti zawe, hari uwo nibura wowe warigezemo wakeneye amaraso akayahabwa? Nanjye ubwanjye narayahawe ndi ikibazo. Narayahawe. Wayahawe ryari? Mbere yuko umaze kuyatanga cyangwa nyuma? Mbere yuko umaze gutanga amaraso nawe wahawe amaraso. Umaze kuyahabwa? Narayahawe kuko nari ndi mu buzima nkaho bigiye kuza niwe amakuru yawe neza. Witwa nde? Nsabimana Eric. Eric wowe byose ntabwo urageze igihe cyo gutanga amaraso? Oya. Muri kino gikorwa wowe wakorewe iki? Barayaguhaye. Eric niba nta kibazo byari byagenze gute kugira ngo ukenere guhabwa amaraso? Yararwanye amaze mu ndara bagomba kumbaga amaraso. Bamaze kuyaguha? Ubu niyarengeramo. Aka kanya ariko ubuzima ufite baheruka kuyaguha ryari Eric? 2002 ufite amezi 4. Urumva umuntu watanze amaraso yafashije umuntu kugeza akanya, urumva yarakiwe umwana. Bigiye wowe ufite ikingana iki? Imyaka ingahe? 13. Yari afite imyaka 13. Ubu ufite ingahe? Yari afite amezi 4. Yari afite amezi 4. Ejo bundi ashobora kuba nde? Mwiriwe boss. Yego. Amakuru yanyu? Neza. Watubwira igihe umudamu akenera ashobora gukenera kongerwa amaraso? Umudamu akenera amaraso iyo yabyaye, yabuze amaraso hari igihe aba yakomeretse mu nda, noneho rero akava amaraso menshi, ubwo biba ngombwa rero ko bamutera amaraso. Zamura amashyi menshi. Mu gihe umudamu abyara ashaka gutakaza amaraso menshi, akaza gukenera ko yongererwa amaraso. Cyane ku muhazi wacu Christopher. Amashyi menshi cyane kuri Christopher. Mwamubonye neza. Ndagira ngo mbabwire ukuntu gutanga amaraso ari ibintu bifite akamaro. Nanjye narayahawe kera ndi umwana mutoya. Murabona nari umugabo, nashoboraga kuba narapfuye icyo gihe, ariko rero ukuntu meze nanjye nzayatanga. Hari umuntu urimo gutekereza ko azarinda yitaba Imana atarahabwa amaraso? Nimba wumva atazayahabwa ngo abyemeze? Ntawe. Uko tutabasha kwemeza ko nta muntu uzitaba Imana adakeneye amaraso, niko natwe uyu munsi mu gihe tukiri bazima duhamagarirwa twese gutanga amaraso iyo twujuje ibyangombwa byo kubikora. Kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze tugomba kwirinda ubusinzi, tukirinda ubusambanyi, tukirinda ibiyobyabwenge, tukirinda n'indwara. Cyose reka niba bigeze tugira gutya yewe cyose cyose uzamubwire ko bimeze mwanga naburakari namubariye yewe nashaka zaziza mwakiriza yombi nashaka zazabana baramukumbuye niba kifite ku mutima aya magambo
gutanga amaraso uba urimo uratabara abantu bagowe kubera bafite ibibazo byo kutagira amaraso. Ijambo rimwe cyiza cyo gutanga amaraso twabonye ni uko ari ugufasha imbabare zigeze kugeza izo maraso mu buzima bwacu. Ijambo abagabo twakiriye abagabo tubariye gapapa gapapa babuze babuze amaraso watanze uyu munsi cyangwa se ejo bundi ayo maraso watanze ejo niwe yagira akamaro cyangwa se umuvandimwe wawe cyangwa umubyeyi wawe mu gihe wamaze kuyatanga. Igikorwa nta kindi gutanga amaraso ubutabaye imbaga y'abantu benshi cyane bakeneye, baba bakeneye uyu munsi, abazakenera ejo, abazakenera umwaka utaha, igihe cyose ufashe abantu benshi. Kandi ubu muntu ufashe benshi aba ari iki? Utanze amaraso aba ari iki? Uri intwari. Wowe wifuza kuba intwari rero nawe tanga amaraso utabare benshi cyane. Yewe nitwa Irutunga Manuel, natangiye gutanga amaraso mu mwaka w'1985. Murumva ndi umusaza aho ngereye aha ngaha imyaka hafi 45 irimo iragenda isaza. Icyiza cyo gutanga amaraso rero bavandimwe nababwira, gutanga amaraso ni byiza cyane cyane uburyo abanyarwanda tubayeho. Urabona ko ni uburyo bwiza ariko ku buryo hari ibyo dukeneye cyane cyane. Amaraso akenera abantu b'abadamu babyara, agakenera abana batoya. Ni muri ubwo buryo rero iyo mubona dutanga amaraso uba yatanze udategereje igihembo uzahabwa kuri ayo maraso. Gutanga amaraso ni ugutanga ubuzima. Gutanga amaraso ni ugutanga ubuzima. It's another one from the maestro. Udukuriwe kumushyira mu magogo vuba 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 cyane sasha bamushyira mu byose biza byose vuba vuba byose byose vuba 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 biza kutireko turi kimwe Abdibajipe ashakuni urura twese gutanga amaraso ab'inyuma ariko buriya gutanga amaraso umuntu wese utanga amaraso ni iki? Umuntu wese utanga amaraso ni iki? Numva se ko mubizi hari abantu barangije kwemeza ko ku wa gatatu bazatanga amaraso yo guha abarwayi. Ayaya, Zabasinga Karisura, Basabasinga Karisura, Basinga Karisura, Remix is super power, Zahara Musaya, Uzaye,
nibyo duhurije aha ngaha ngo tumenye igikorwa turimo. Umuntu wese utanga amaraso aba ari iki? Aba ari intwari. Umuntu wese ufashisha amaraso agatanga amaraso, aya maraso afasha abantu benshi cyane bakeneye, b'abagore babyaye bagatakaza amaraso menshi mu gihe cyo kubyara, wa muntu wakoze agisida cyangwa se wa muntu urwaye indwara harimo nka sida, harimo malariya na tifoyide, byose bituma ubura amaraso. Iyo amaraso utanze rero akora iki? Atabara uriya muntu. ubuzima gatozi ni gute? Ntabwo bisobanukiwe. Ubuzima buzima gatozi murabisobanukiwe? Bisobanura ubuzima, afite ubuzima bumeze gute? Ni umuntu ufite ubuzima utarwaragurika, ufite ubuzima buzima. Ubuzima buzima birumvikana aho ngaho nyine. Uwo muntu agomba kuba yujuje iki bisubiramo ibintu bitatu byonyine. Agomba kuba yujuje imyaka 18, afite imyaka kugarukeza ku myaka 60, afite ibiro 50 kuzamuka. Yabikoze? Tugiye kubyinana, ndagumye ngo hamagara abadamu muri he? Aha, wabonye simbuka zamura amaboko hejuru, abayamuda abasheru iwacu n'amahoro banamana ibintu biriho zamura ikiganza cyawe turi mu bisubizo zamura uri he kigore zibuka haguru gutanga amaraso ni gutanga. Murabizi ko mu gihugu cyacu dufite ivuriro ryita ku barwayi ba kanseri. Mu ntangiriro mwigeze kuzamura urutoki ngo muzatanga amaraso, mbona hazamuye abantu babiri. Ndavuga ngo ariko bano bantu bagira ubuntu ra? Kuri 13 z'ukwezi kwa 11 nibwo tuzatanga amaraso. Abantu biteguye kuzatanga amaraso bagire bano. Imyaka 28 bazima ku munsi bagiye gutangiraho amaraso, batagendera mu ngeso z'ubusambanyi, batari abatinganyi, abo nibo bazatanga amaraso. Abana muzatanga amaraso mumaze kugira imyaka 18, ariko umuntu bwo gutanga amaraso atabara abarwayi bwo mu bugumane, sibyo? Icyo ngicyo nicyo. Nitwa Nsenyumva Gerard, ndavuka muri uyu murenge wa Busogo hano mu isantere ya Byangabo. Ndagira ngo mbabwire ibyiza byo gutanga amaraso. Koko gutanga amaraso ni ugutanga ubuzima. Kuba mpagaze aha ngaha ni ukubera amaraso nahawe ndetse n'abantu ntazi. Muti byagenze bite? Hari ku itariki ya 14 z'ukwa mbere 2012 nibwo twahuye n'abagizi ba nabi, turi mu modoka baraturasa ndetse haza kugira abantu bitaba Imana. Kubw'amahirwe ariko nanjye ni Imana yankijije, twaragiye mu Ruhengeri kuri hopitale. Ngeze kuri hopitale amaraso yari yashyizemo nta maraso na make mfite namba. Hanyuma ikintu kibanza bankoreye ni ikihe? Nuko bampaye amaraso.
amaraso rero bampaye navuye mu Ruhengeri turagenda dukomeza i Kigali, ubwo niko bampaga amaraso. Ntabwo navuga ngo nabonye amaraso angana iki, ni amaraso menshi cyane. urukundo rugira ibyago kandi ukora ibyo rushatse, ntirutinye kurambura no guca no gukuraho kirazira akiza rimwe ubwira rudashoboka mu muryango wanjye dufite n'isano bimutse numvaga ko bizashira ndamwihara nyihamwe mariramo birakomera